uyu munsi uraza ukajya kuri space ngo nawe uzi kuvuga wenyine ho narababwiye ngo dufite platform ziri ngo banagufungisha umuntu wafashije yarakubwiye ngo azagufungisha azagufungisha kumbe namwe iyo bavuzeho murababara namwe muhagarike kuvuga ku bandi bagende barebe ubihagarike bagende barebe ikiganiro ku rugendo TV wowe warwana twebwe dora n'amafoto gira gutya ubu koko aya mafoto turaza kuyaduha ndayabaha muramubona hano reba bazi ko tutazabona abantu amakuru yabo abantu nibakaba abasitari cyangwa bamenyekane baba bakomeye batangiye bigira abantu badanje afata umuntu wamugabuye wari umugabo wamwitaga wamumenyaga buri kimwe cyose amufate nk'imbo atangira mutera ubwoba abeho mu buzima bwa pressure ngo bazamufungira noneho cyakora ho reka mushimire kuri iyi foto yifite iyi foto yago reka nanayimushimiraho wenda burya nitujya tunanenga tujye tunashima hari 2 na kangahe Hello my people, nongeye kubasuhuza kudeshapo ku muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu Urasobanukirwa TV show. Ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane, ariko nizera yuko nawe utarayikora urareba munsi iyi video ukore mu ijambo ryanditse subscribe riri munsi yayo, then urangiza ukore no kunzogera kugira ngo utazagicikwa n'ibiganiro Urasobanukirwa TV show tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Kandi wibuka gukora like niba ukunze iyi video. Comment ni ikintu gikomeye cyane, wajya muri comment ukandika icyifuzo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi bitewe n'icyo wifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu bizagenda bikurikira uko bukeye umunsi ku wundi. Turabakunda cyane. Njye wumva nitwa Mwizerwa Patrick. Hagati ya DJ Biane ndetse n'uwo bita Yagopunda ahangaha harashya haragurumana kuko bimeze nabi cyane. Aba bombi batigishije imbuga nkoranyambaga bitewe n'amabifu bari kugenda baterana uko bukeye n'uko bwije, uko amasaha ahita abangaba bameranye nabi hagati yabo. N'abantu mukunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga bisanzwe bimenyerewe yuko guterana amagambo bise cyangwa se bifu ibingibi biba hagati y'abahanzi cyane cyane bakora injyana ya hip hop. Gusa rero ibingibi byahinduye isura bijyanye n'uko tubisanzwe tubimenyereye, aho abakagombye guteza imbere umuziki cyangwa se umuhanzi aribo kuri uyu munsi bari kugenda basubiranamo cyangwa se baterana amagambo bimwe menyerewe nka beef. Uko guterana amagambo rero bimaje gufata iyindi ntera mu bakagombye kandi guteza imbere umuziki, harimo nk'abanyamakuru yewe abakoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'abandi benshi bagiye bafitiye aho bahuriye n'ibijyanye n'ubuhanzi. Kuri ubu ngubu rero ku mbuga nkoranyambaga benshi bakomeje kugaruka ku nkuru za Yago wibasira abantu batandukanye, abatuka, abasaba yewe kumureka cyangwa se kumuvaho bakareka kumusebya. Bigaragara yuko bari kugenda bamuhohotera, aho yewe yageze aho abita inyanga Rwanda. Ni ibintu bitari byiza muri izi mbuga nkoranyambaga ziri hanze, aha ziri kubica bigacika. Mu mpera za 2023 nibwo uyu nguyu Yago yagize ikiganiro cyangwa se space kuri X avuga yuko kuva yakwinjira mu muziki hari abantu basanzwe yewe mu ruganda rw'imyidagaduro bagiye bamutega imitego igiye itandukanye, ariko n'ubundi akanga akayisimbuka. Ayo ni amagambo Yago yagiye yivugira mu biganiro yagiye akora kuri X. Yakomeje rero avuga yuko abantu benshi atavuze amazina cyangwa se adashatse gutangaza amazina bagiye bamutega abakobwa mu buryo bigiye butandukanye kugira ngo baryamane yewe bamufate amashusho bagende basakaze ahantu ku mbuga nkoranyambaga bakunde bamwicire izina. Abandi yewe kagenda bishyurwa amafaranga kugira ngo bagende bamutangazaho ibiganiro bitari byiza cyangwa bagende bamusebya ku ma YouTube kugira ngo bagende bica amazina amajije kwandika kuri iyi social media za hano kuri iyi si yacu ya rurema.
Yago yakomeje avuga yuko muri 2019 hari umuntu umwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu nguyu wishyuye amadolari 500 umukobwa kugira ngo agende aryamane na Yago ubundi amufate amashusho ayasakaze ku mbuga nkoranyambaga. Gusa uyu mukobwa yaje kubitangariza uyu musore kugira ngo amurinde icyo cyaha bashakaga kumugwishamo. Rurageretse rero hagati ya Yago ndetse na DJ Brian. Muri rusange ibibazo Yago afitanye na Brian ibi byose ntibiramenyekana neza. Gusa uyu musore avuga yuko uyu mukobwa yamuhemukiye cyane ubwo yajyaga ku kiganiro kuri Space cyangwa se ku rubuga rwa X cyari kiyobowe na Godfather. Akamusebya cyane avuga yuko uyu Nyarwaya Innocent cyangwa se ukunzwe cyangwa se uzwi ku izina rya Yago azahajwe n'urumogi ndetse kandi no kuba arwaye indwara y'agahinda gakabije ibyo bakunze kwita depression. Ayo magambo rero yabashije kurakaza Yago cyane akibaza uburyo uyu mukobwa bakoranye akamufasha mu mishinga igiye itandukanye, yewe atangiye kugenda amusebya hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibyo ngo byaramubabaje bimukora ku mutima cyane. Mu kiganiro rero aherutse kunyuza ku muyoboro wa YouTube uyu musore yavuze yuko yafashije DJ Brian ariko atigeze anyurwa nuko yamufashije. Yatunguye rero no kumwumva ku mbuga nkoranyambaga agenda amusebya mu biganiro bigiye bitandukanye ngo uyu musore anywa urumogi. Ibi byaramuriye yewe ugera naho yumva nawe bimubabaje cyane. Yago yagize ati uwo nafashije yirwa ansebya ku mbuga nkoranyambaga ngo za depression ziranyishe, yewe ngo ndi umunywa rumogi kandi we arabizi ko mu mutima we namufashije. Arabizi ko kandi yanyibye ndetse yewe namuhaye n'amafaranga menshi abeshya ngo ari gufasha abana. Yirirwa kandi akanga abantu kuri za Space ngo mfite amafoto yanyu ngo nzayashyira hanze, ariko agenda akangisha abantu bagiye batandukanye kandi ngewe umutima si wo mfite. Ibintu rero byabushije gufata intera ubwo Yago yakoreshaga ikiganiro umusore witwa Fabien wemeza yuko uyu nguyu yakundanaga n'uyu mukobwa imyaka igera kuri 3 ariko akaba yaramuhemukiye ndetse amusaba kutazavuga ibyabo mu itangazamakuru. Uyu Fabien muramaje kumumenya. Uyu musore washatse undi mugore yewe bakaba bafitanye n'umwana umwe avuga yuko DJ Brian yamutengushye akamwanga muri 2020. Nyuma yaho yari amaje gutangira kuba icyamamare akirengagiza uko yamwiye amufasha akamwitaho amumenyera buri kimwe cyose. Ibi ngibi ngo byababaje uyu musore bita Fabien cyane. Yago kandi yizunditse abakoresha imirongo ya YouTube cyangwa se izindi nkoranyambaga bagenda bakora ibiganiro bamuvugaho ndetse kandi bagatumira n'abatumirwa bamuvugaho bamusebya ndetse kandi batavuga ibintu biri kuri gahunda, bagenda bavuga ibyo biboneye gusa kandi atanga n'urugero rw'abagenda abadandaza amafoto yiwe cyangwa ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Anavuga yuko kandi azashyira hanze amabanga yabo niba nabo badahagaritse kugenda bamusebya cyangwa se bamuvuga nabi. Yago kandi akomeza avuga yuko Irene Murindahambi yamwimye abahanzi biwe areberera inyungu aribo Vestina na Dorcas, bituma batongera kugaragara ku ishene ya Yago TV show. Urumva ko nicyo Yago cyaramubabaje cyane. Yago kandi akomeza avuga yuko adaca uwaka na Jihadi uyu nguyu umushinza ko agenda akora ibiganiro hirya no hino bigiye bitandukanye amusebya avuga ku bakobwa ngo yateye inda kugira ngo agende akuza ko ari umusambanyi n'ibindi bigiye bitandukanye.
Mu mwaka w'ibihumbi 2023 Yago yavuze yuko hari abantu benshi bishyuye abakobwa cyangwa se umukobwa witwa Yvonne Kayitesi uzwi ku izina rya Zikibi ngo ajye kuri YouTube cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga akora ibiganiro amusebya yuko yamuteye inda kandi ngo kaza kumwihakana. Ibyo byose ni ibintu bigenda bikora ku mutima Yago bikagenda bimubabaza, bigaba bituma hari bamwe badacana uwaka bitewe n'amagambo bagenda bamuvugaho agiye atandukanye. Icyo gihe rero iyi nkuru ikaba yarasamiwe hejuru y'uyu mukobwa kuko icyo gihe uyu musore yari agezweho cyane mu muziki ndetse no mu itangazamakuru ry'imyidagaduro ya hano mu Rwanda. Uyu muhungu yarari kuri hiti ikomeye cyane. Nubwo avuga ibi ngibi abantu bose ashyira mu majwi yuko bamuvuga nabi, ntabwo bajya bakora ibiganiro byo gusubizanya ku buryo abana we yabavuze. Ntabwo ari uko bimeze, we aba yicecekeye agatuza. Muri rusange rero ibibazo DJ Brian afitanye na Yago byose ntago bizwi neza, gusa uyu musore avuga ko uyu mukobwa yamuhemukiye nubwo tutaramenya uburyo burambuye yamuhemukiyemo. Guys, turabakunda, reka dusubikire ikiganiro cy'uyu munsi ahangaha, tuzasubire mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Iyi ni Fungarase TV show. Wibuke kwandika muri comment icyifuzo cyangwa se igitekerezo cyangwa se umuhanzi wifuza ko twazaganiraho mu biganiro byacu bikurikiraho. Guys, wibuke no gukora subscribe wowe utarayikora, wibuke kandi no gusharinga ku nshuti zawe no gukora like niba iyi video igushimishije. Ciao ciao, turi kumwe, murakoze.